Évangéliser les mondes TV. mfite umukizo yumvugira ku mana inshuti idahana sinkizo mw'isi iteka arandinda kankingira n'ibyago icyamubaka umukiza wawe yaninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira yaninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira nahawe kibanza na data wo mw'ijuru urugo rwe rwera kubw'umwana we azangezayo tubane iteka ryose icyama ngo nawe tuzabaneyo yaninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira yaninginga Imana ikwereke
nicyo musabira yaringinga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo musabira yaringinga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo musabira. Haleluya. Ndifuza gatoya kuvuga ku buhamya bw'iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo buriya Imana ishimwe. Haleluya. Iyi ndirimbo yaririmbwe n'umugore wari ukijijwe afite umugabo udakijijwe. Umugabo umunsi umwe ngo akajya ahora mwiyama kuva muri ibi bintu bya Yesu. Imana ishimwe yuko ijya ibirindiramo abantu bayo n'imbuto bera ikazishyigikira kuzageza igihe zibyariye umusaruro. Haleluya. Ngo umugabo yakoraga ku kivu, yakoraga ku mazi, yararobaga, yari umurobyi. Noneho uko ahora abwira umugore we ngo ntabivemo, umugore abona ntabivamo, aho kugira ngo bigabanuke ngo birusheho kuba byinshi. Ubu twize ibintu bikomeye. Ubuzima bwo kubaha Imana bushobora gutinda kugaragaza umusaruro, ariko biratinda bikagaragaza umusaruro. Haleluya. Bishobora gushidikanywaho ndetse n'umuntu muri kumwe kumva bitari byo, bakavuga bati witubeye widutera ibipindi, ariko igihe kimwe kiragera iyo wubashye Imana by'ukuri ikazagaragaza ko mwagendanye. Uyu mugore ngo uko ahora asenga Imana umugabo abimwiyama, yayisenga akabimwiyama, yayisenga akabimwiyama, ngo igihe kimwe umugabo arabirambirwa, aravuga ngo ngiye kuzamwikiza, ngiye kumwica, nzishakira undi bive mu nzira. Ngo arangije atega umutego. Imana ishimwe. Bibiliya ibwira abakiranutsi yaravuze ngo kuko ari nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Abo ni ba bantu Eric yavuga, babandi Imana babana n'Imana kugeza ku munsi Imana ivuga ikakwirata, ikavuga iti runaka n'umuntu wanjye. Noneho ngo umugabo aragenda ajya mu kazi, ngo ariko agiye gutaha, ngo ataha yateguye umupanga, ngo ataha yajyanye amafaranga, ngo umupanga aragenda arawubika, ngo arangije afata amafaranga ngo amadolari 200, ngo aragenda aramubwira ati madama kirayambikire. Ariko aranamukurikirana amenya aho yayabitse, kuko yari afite intego y'uko ari bugenda akayatwara akayiba, ngo yarangiza akazaza ejo nk'ejo bundi akayamwaka, kugira ngo nayabura bibe impamvu yo kumutemagura mwice. Haleluya. Imana ishimwe. Irebera abakiranutsi, irebera abantu bayo. Mu gihe yari yateze uwo mutego, ngo aragenda aca ku kabari, buriya inzoga yari ikazivuze, ngo aravuga ati uyu munsi kugira ngo nze kurangiza misiyo yanjye neza, y'amafaranga ngo yari yayatwaye, yarayajyanye, arangije ngo aragenda ntiyanayakoresha, ngo ahubwo aragenda kubw'uburakari n'umujinya na bwa bwenge bw'abadayimoni Eric yavugaga, ngo aragenda ya mafaranga ageze mu kazi no kugira ngo akoreshe n'ikintu icyo ari cyo cyose, ngo ayajugunya mu mazi aho akorera. Uko yakayapfunditse ngo aragenda yata mu mazi, aravuga ati aya ngaya hanyataye, nanjye ndaza kumutemagura kugira ngo nyine birangire. None uko yakataye mu mazi, haza kuza isamake ijya kuri kagapfunyika irakarya mu mazi nyine, irakarya nyine kajya mu gifu byabaye bya bindi bya Yona. Ifi yakariye igihe kiza kugera barayiroba, barayizamukana bayigeza ku isoko, bayishyira ahantu nyine handi bazicururiza nk'ibisanzwe. Numbazi ubundi ifi iyo bazirobye barazipasura bakagenda sinzi barazibaga, ibyo ari byose ntago bayivana mu mazi ngo bayijyane. Ariko iyi ngiyi Imana irayirinda ntibayipasura, bagenda bayishyira mu isoko mu zindi. Umunsi umugore yibereye mu rugo aravuga ati maze iminsi nteka ibisanzwe, nubwo umugabo yari asanzwe nyine arya bisanzwe, uyu munsi ndaza kumutekera ibidasanzwe, ndashaka kumukorera agasiripurize. Ajya kugura isamake yo kuza gutekera umugabo.
bere yari yagandutse uko Imana ibisaba abagore, yari yagandutse avuga ati uyu munsi ndamushyiriza utuzi mutegurire, mbese ubu nabikoze neza. Agiye kugura isamake ngo ajye ku gitanda aho ziri muri za zindi nyinshi, buri kintu kizagukiza Imana yaragiteguye kandi yagishyize imbere yawe. Niba ukunze Imana igihe kizagera umuti yarawuvuga uzawugera. Haleluya. Ngo aragenda agiye ku gitanda cy'isamake agura ya yindi irimo kagapfunyika, arangije arayitahana atabizi. Agere mu rugo uko bikwiye cyangwa uko biba, nta muntu ugura isamake ngo ayiteka atayihazi yo yose kuyiteka. Nicyo gihe cyayo cyo kuyipasura, niba uyikatamo ibice bibiri, niba ari bitatu, niba ari 10, ni wowe niwe umenya uko bipanga. Umugore ngo ayikisatura asangamo kagapfunyika umugabo aheruka kumuha mu minsi yashize. Ngaragafungura asangamo amafaranga angana na yandi yari yamubwiye. Akikabona umwuka aramugenderera, Imana ishimwe. Aramugenderera aramubwira ati ibuka ibintu ubamo n'ubundi. Uyu mugabo yarasanzwe atabikunda. Jya kureba kagapfunyi kureba ko kagihari, ahageze asanga ntagahari. Ahita umwuka amugirira amategahisha, kabike utegereze urebe icyo bizabyara. Akimura ahandi hantu aragahisha, ntiyanamubwira, araceceka avuga ati reka mutegereze, kuko yarataraza avuga ati reka mutegereze nze kureba uko ari buze. Naho ni wo wa munsi yateguye umupanga, yarawutyaje, yaciye ku kabari, yatashye yazihaze, arashaka kuza kurangiza amwishe. Imana rero kuko yahabaye, umugabo aje ngo abwira umugore ati mbere yuko tugira ibintu tuvugana banza umpe bwa butumwa bwanjye naguhaye ngo mbikire. Mbese yari yateze umutego, ariko akabivuga yinjira mu nzu ajya kuzana umuhoro agana aho yawubitse. Akibimubwira aho ngaho ariko se mugabo mwiza ko natetse, waretse ukabanza ugakora dushe, wenda wabanza ukaza ukatukarya. Ubutumwa wampaye ndabuguha, humura bya bintu wambikije ndabiguha, humura ndabifite ndabiguha. Undi ati oya ndarya mbireba ku meza, ntabwo nirirwa ndya, ndarya mbifite, banza unzanire agapfunyika kanye naguhaye. Ndate kagapfunyika n'akamahoro ko ndebuga ugashaka nkaho hari icyabaye ko nzi ko ngafite. Haleluya. Ase ntiyaragafite buriya, yaragafite umugabo atazi banga. Ngati konzi yuko wakambikije ukabunyizera, nkaba nta kindi kintu nagakoresha, waje tukabanza tukaryo. Nawe ati oya, ati kandi wibikinisha kuko ntabwo ndi gukina, ntabuze naguhitana, nabuze naguhitana. Buriya Imana ishimwe yuko igitubera amaso. Haleluya. Ngo mu gihe yari akiri kumubwira, ngabona yikojeje hamwe, yabitse umuhora arawuzanye, aramubwira ati niwinindirana nutinda ndarishyira hasi. Agapfunyika kabaye agapfunyika, wanze kurya nari kukaguha umaze kurya, ariko kuko mbona ubikomeyeho reka njye kukazana nkaguhe. Ngo yinjiraho yakabitse, arakazana arakamuhereza. Akikamuhereza umugabo yikubita hasi, atangira kwibaza ukuntu kagarutse mu rugo, azaho yagataye ko yagataye mu mazi. Atangira kwibaza aho byavuye. Ikindi kuko yari yanze kurya, ntiyari yakamenya nibura akavuga ati hano hari isamake, ngo ahita avuga ngo ati nibura aho hari aho byahurira na ya samake batetse. Yaratarebanamo gisorori ngo amenye ibirimo. Undi aramubwira ati abonye apfukamye yikubise hasi akabonye, atangira kuririmba iki gitero cya mbere. Haleluya. Yaravuze ngo njye mfite umukiza ujye umvugira hehe ku Mana, ni inshuti idahana, si nk'izo mu isi. Haleluya. Si nk'izo mu isi, kuko iyo aba ari izo mu isi ntabwo yari kwemera kundokora uyu munsi. Uyu muhoro nabibonye ko wari wawuteguye, umaze iminsi uraha nawe ureba. Umugabo atangira kwibaza iyo nshuti ni iyihe, iyo nshuti ushaka kuvuga ni iyihe. Atangira kumubwira ati rero wimbaza byinshi, reka nkomeze mubwire iby'iyi nshuti yanjye. Amubwira igitero cya kabiri, ngo nahawe ikibanza na data uri mu ijuru. Ni nkaho yamubwira ati nubwo ubona ndahangaha ariko ntabwo ari aho iwacu, nahawe ikibanza na data uri mu ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'umwana we. Imana ishimwe. Iki gitero cya kabiri akirangije, umugabo ngo yari yarize yaho ngo yari kumaze ibyo bintu uri kumbwira ko nabyumva, ndakubaza agapfunyika k'amafaranga kavuye ukandirimbira iby'ahandi hantu uzaba, sigiye wagushatse sinagukuye kwa runaka. Reka mubwire, niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo hari igihe abantu bazaba baryamye ku buriri ari babiri, umwe ajyanwe undi asigaye.
muramenye nyamuneka jya usenga Imana. Njya nifuza ko twazajyana n'uwanjye izamfasha, sibyo? Nawe jya umusengera ngo nugira umugisha izavuge mujyane, kuko impamvu Imana yaduhuje ni ukugira ngo dufashanye muri uru rugendo. Ni mpamvu buriya igifite umumaro ni uko yamfata akaboko nanjye nkamufata akaboko tukazajyanayo. Igitero cya gatatu kiravuga yari agikomeza kumubaza, umva igisubizo yamuhaye ngo nzahabwa n'umwenda n'umwambaro mwiza. Mbese ari kumwibazaho, ese ubundi ibintu uri kumbwira ko ntabyumva. Avuga ati rero ishusho mfite ubu nonaha nubwo udaheruka kungurira igitenge, nubwo ubona burya nta gitenge uheruka kungurira, ukabona nta n'amahane nateye, ukabona nta kintu bintwaye, nkanezezwa n'icyo mbaranye iminsi gishaje, mfite icyizere hari umwambaro nzambara. Ati kandi sinifuza kuzahora muri ibyo ngibyo byawe nawe uhora, njya nifuza ko nawe wazawambaraho. Burya njya gusengera nifuza ko wazawambaraho tukabanayo. Akomeza kumubwira reka nsoze, ageze ku gitero cya kane aramubwira ngo noneho rero ngo kuri ubu njya ngira amahoro. Kuri ubu nubwo ubona umuhoro wari uri hariya ariko mfite amahoro yo mu mutima. Haleluya. Nubwo ntari nzi neza yuko agapfunyika kagiye, ariko namaze kubibona numva mfite amahoro yuzuye, numva nta kibazo, nta kimuhoro uri buntware, kuko nkimara kubona ko nakabonye ngifata ifi nkayigasangamo nari kugira ubwoba bwa naraza kuza ntema aho kugira ngo ambaze, nari guhunga, ariko burya mfite amahoro yo mu mutima. Ati kandi atemba nk'uruzi, ati abantu b'isi ntibayazi, sibyo? Mbese muri make burya impamvu wajya kumbuza umutekano ukabona ntacyo bintwara nuko mfite amahoro yo mu mutima. Imana ishimwe. Aya mahoro n'ay'abakiranutsi ahita amugira inama ku gitero cyanyu. Aravuga ngo noneho ndabona ugeze ku rwego rwo kubyemera, ukambaza ngo mbese nabikora gute? Nicyo bari bagezeho. Njyewe ubundi nabikora gute ibyo bintu byanyu ko ntabivamo? Ibyo bintu muvuga ko bigoye ntabishobora. Numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, utanga ubuhamya. Haleluya. Imana ishimwe. Reka mbabwire, gukizwa ni ubuzima bwihishe rimwe na rimwe. Umwigisha Papa Felix afite inyigisho yavuze ku iba yo kwihema, mu ihema, amakuru y'ukuntu Imana yagambiriye ko bubakisha ihema rya kera, rya hema mu isanduku y'isezerano, ko yateganyije ko babikora ku bwa ba Mose. Afite inyigisho yabyo yabisobanuye. Ni ikintu ushobora kurebera inyuma ukabona atari cyo kwifuzwa rwose, ariko winjiyemo imbere muri ryo nibwo usobanukirwa icyo Imana yakoze kuri ririya hema. Hari igihe wenda muze tuzagira umugisha kongera akagaruka tukamubwira kutwigisha ku nyigisho y'ibyaberaga n'ibikoresho n'ibiba mu ihema. Reka mbabwire, Imana ifite ubuzima bwiza yateguriye abizera bakiba mu isi. Haleluya. Ifite ubuzima bwiza yabikiye. Hari ayo mahoro, hari ibindi bintu byinshi abantu bo hanze, abantu barebera hariya batabasha kumenya, ariko ababibamo babasha kubimenya. Imana ishimwe. Mwihangane, ibi nabivuze ngendeye ku nyigisho n'uyu muririmbyi. Reka mbabwire, gukizwa neza nta kibiruta. Imana ishimwe. Nta na kimwe. Rero Yesu abaha umugisha. Tugeze mu mwanya tugiye kumva amatangazo. Nizere ko ntago twatinze bitewe naho twatangiriye. Nizere ko nta muntu nabangamiye, kandi Yesu abaha umugisha. Kandi twongere tujye twihuta tuzinduke kugira ngo twubahirize igihe. Rero Yesu abaha umugisha. Ndabashimiye kuba mwemeye kuza mu nzu y'Imana, nanjye nkaba nagize umugisha ko mpaje ngasanga ni muhari, cyangwa undi muntu wese ahageze agasanga ari wenyine, yaba nyine ahuye. Ni byiza yuko tubana, tukabana tujya mu nzu mu ijuru ry'Imana. Haleluya. Évangéliser les mondes TV.